byinshi mu mutima wanjye byinshi sinkinezeza biki nacyo gikomeye ko John Wesley yakundaga kuvuga igikomeye ni Imana hagati muri twe igikomeye ni Imana hagati muri twe igikomeye ni Imana hagati muri twe si uburyo tungana si uburyo tureshya si izindi qualification ni Imana muri twe nicyo gikomeye nicyo kidukomeza nicyo kiduhindura abandi bana nicyo kiduhindura abandi bana nitube tukiri abantu ubu ahubwo tumeze nka Data tumeze nk'Imana uyu munsi ndagira ngo nsobanureho ibintu bikeya mu byo ushaka gusobanura ni ibyunganira ibyo tumaze ibyumweru bibiri twiga twavugaga ijambo rimwe rihatse byose rivuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira ariko ikibazo wakwibaza ni iki ni gute nyoborwa n'umwuka so I wanted to make it so simple kubyoroshya umuntu wese yumve ni gute Imana ituyobora now ndabyoroshya cyane ku buryo umuntu wese hano ahita amenya ko Imana imuyobora wenda ndimo niga nabonye uburyo burenze nk'icumi Imana ikoramo muri Bibiliya ituyoboramo ariko uyu munsi ndavugaho butatu bw'ingenzi kandi muri rusange ubona Imana ituyoboramo uburyo Imana ituyobora ndahamya neza ko umuntu wese yisangamo ntushobora kutisanga muri ubu buryo Imana ituyoboramo kandi ndasenga kugira ngo ahubwo utangazwe n'uko kumbe niwe wajya kunyobora simbimenye kumbe niwe wari warabimbwiye simbimenye uyu munsi ndagufasha kubyumva mu buryo bworoshye ku rwego rwose ushobore kubyumva impamvu ni uko mpagararanye n'umwuka wera kandi umwigisha ukomeye azi kwigisha umuntu wese akanyura aho umureba cyangwa utamureba niwe rwose arahari ni gute Imana ituyobora uburyo butatu bw'ingenzi now I'm telling you biri interesting cyane n'ikindi ku cyumweru nzakora ubundi buryo nzakora ku ubwo buryo nabwo mbushyira hamwe kuse n'ababirangiza kuko ubw'ingenzi n'ubu nshaka kuvuga ko benshi babwisangamo kuko hari ubundi buryo wenda butarakubaho kuba butarakubaho ntibivuze nanone ko Imana itakuyobora reka nivugire ubwabaye kuri bose cyangwa ububa kuri bose kugira ngo n'ibindi bibaho nzabivuga ariko reka mbere kuri ibi nibura aho umuntu wese ashobora kwisanga ni gute Imana ituyobora nta kintu mwumve ntabwo ari wowe ushaka Imana kurusha uko yo igushaka ntabwo ari wowe ufite umwete mwinshi wo gushaka Imana kurusha yo uburyo igushakamo nunabireba si wowe waje uyishaka niyo yagushatse kuva kera igihe wari utarayimenya igihe utari ubizi kwinabaho igihe utigeze usobanukirwa ko Imana hari ikigushakaho still Imana yaragushaka so ntabwo ari we wayishatse niyo yagushaka n'uyu munsi ndagira ngo ngufashe mu buryo ntabwo mu by'ukuri ari wowe ufite umwete mwinshi wo gushaka ko Imana ikuyobora kurusha yuko ibishaka in fact ntibishaka ahubwo irabikora Imana
ishaka kukuyobora kurusha uko wowe ushaka kuyoborwa nayo. That's good news. Ni inkuru nziza. Ishaka kukuyobora kurusha uko wowe ubishaka. So relax, ntuvunike. Reka Imana ibanze guhishurira uburyo ikuyobora n'uburyo yari isanzwe ikuyoboramo, wenda ntubimenye ko ari yo ikuyobora. Uburyo bwa mbere twemeranyaho tuzi muri rusange ni mu byanditswe byera. Imwe mu mpamvu duterana ni ushobora kuvuga uti nateranira mu rugo, inzoke ushobora guterana mu rugo, ni na byiza kugira amasengesho cyangwa gusabana n'Imana ku giti cyawe, ariko Bibiliya yincouraginga guterana kwera uko iyi minsi igenda itwegera. So ni byiza kugira umwanya wawe n'Imana, ni byiza, ariko ntibigarukiraho nawe wige gusabana n'abandi bera. Hari byinshi umuntu aboneramo. Icya mbere rero ni mu byanditswe byera. Mu byanditswe byera, next, it's not working there. Mu byanditswe byera ndasoma ijambo ridufasha. Yesu Matayo 22:29 kugeza 30. Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Now you see, icyo gituma nitujya mu ijuru nta bintu byo kurya no kunywa bizaba bihari. You see, kuko abamarayika ntabwo barya ngo bananywe. Mu ijuru tuzaba tumeze nk'abamarayika. Ni Yesu uri kubivuga hano. You know, so abitegura ibibyibushye ntabyo ni ukwirira inama. Aravuga ngo Yesu arabasubiza. Hano bari bamubajije ikibazo cyaravugaga ngo ngo dufite mwene data yarashatse, amaze gushaka umugore warapfa. Uwo muvandimwe arapfa. Noneho umugore uko amategeko aravugaga umuvandimwe we na wamushaka, gutyo baba barindwi. Noneho baza bayisimati baravuga bati, nawe tubwiye mwizuka ko uyu mugore yashatswe n'abantu barindwi azaba uwande. Already biraguha igitekerezo aba bantu bari bafite mwizuka, bari bazi ko nitujya mu ijuru. Sinzi hari n'abandi babyemera gutyo ngira ngo murabazi, ntabwo bavuga nitujya mu ijuru ko tuzahabwa abagore, ko hazaba hariyo abagore n'abagabo, ibintu nk'ibyo. Maze Yesu aravuga ati, ariko iki nicyo kibazo gikomeye mwarahabye. Ngo icyatumye muhaba ngo nuko mutamenye ibyanditswe byera. Mwarahabye ngo kuko mutamenye ibyanditswe byera, ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Paulo yagiye Timoteyo amubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya, ndamutunganya no kumuhanira gukiranuka. That means kumuyobora mu nzira akwiye gucamo. Ibyanditswe byera nibyo bikuyobora kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose aba afite ibikwiriye byose, ashobora gukora ibintu byiza. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana biberaho kwigisha umuntu ndetse no kumuyobora inzira akwiye gucamo. Nyiraho reka mbereke undi murongo, ni uyu nguyu Zaburi 119:5. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zawe. Zaravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zawe. Byumvikana ko ijambo ry'Imana ni itabaza ritumurikira, so we know icyo gukora naho kujya. Iki cyanditswe muri Yohana 6:63-64, aravuga ngo umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Nari kuvuga flesh, amagambo mbabwiye niyo mwuka. That means ibyanditswe byera niwo mwuka. Ndaje kugaruka kandi niyo bugingo, ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Uko uhereye mbere na mbere Yesu yarazi abatizera abaribo, nuzamugambanira uwo ari. Nifashishije ibi byanditswe, reka ngire ibyo sobanura.
icyambere nasobanura n'iki. Iyi yitwa Bibiliya, ariko nta hantu ushobora gusanga handitswemo ngo Bibiliya. Bibiliya bivuga ibitabo. In fact ni ibitabo. Biranatanga ni ibitabo utanarenga wenda ngo bitagatifu ya ibitabo gusa. Nicyo Bibiliya, ijambo Bibiliya bivuze. So basically Bibiliya niyo mpamvu tuvuga ibyanditswe byera, kuko ibi ni ibyanditswe ariko ni ibyanditswe byera kubera ko byahumetswe n'Imana. Ndagira ngo mbere iki kintu gikomeye, kuko hari ukuntu abantu bibagora. Ibi byanditswe byera baratubwira ngo ni impumeko y'Imana, cyangwa se umwuka wera niwe wandikishije ibi byanditswe mureba. Mwibuke ndi kuvuga ngo kuyoborwa n'umutima ntituyobora. Ngambe nari navuze ngo tuyoborwe n'umwuka, uyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Nari gushaka kubereka ko ibyanditswe byera byaturutse ku mwuka wera. Umuntu wese uyobowe n'ibyanditswe byera aba arimo ayoborwa n'umwuka wera. Ibyanditswe byera ibi ngibi ngo byahumetswe n'Imana. Ukuguhumekwa n'Imana bishatse kuvuga ngo ibi ni ibitekerezo byayo, ibi ni byo yibwira, ibi ni wo mugambi w'Imana, cyangwa se nibwo bushake bwayo. Bishaka kumenya ubushake bwayo ni imenya ibyanditswe byera. Uko umenya ibyanditswe byera niko umenya ubushake bw'Imana. Shaka kumenya umutima w'Imana, shaka kumenya icyitekereza. Now watch this. Niki yasize itandikishije? Number one, yandikishijemo iby'ubuzima busanzwe, urugero rw'akazi abantu bakora. Yanditsemo iby'abashebuja abakoresha n'abakozi. Yanditsemo iby'abagabo bibareba, yandikamo iby'abagore bibareba, yanditsemo iby'ingo bibareba, yanditsemo iby'abana bibareba, yanditsemo uburyo kujya gushaka bigeza. Ibintu byose yabyandikishijemo. Yandikishijemo ibintu byose. Urugero, umuntu ushaka kumenya kuyobora, byaba kuyobora iki, yasoma Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere na Timoteyo wa kabiri. Umuntu asomye ibi bitabo bibiri ashobora kumva uburyo Pawulo yigishaga Timoteyo uburyo ayobora abantu b'Imana. Birimo nta kintu na kimwe yasize atavuze. So niki cyambwira ko ndi kuyoborwa n'Imana? Icyambere ni ukumenya ibyo Imana yavuze. Iyo menye ibyo yavuze and I follow it, nabikurikira, nabikora, icyo gihe ntabwo ndi gukora ibyo kamere irarikira. Icyo gihe ndi gukora ibyo Imana ishaka. Igitekerezo gikomeye ukwiye kumva ni iki? Ntabwo dukora ibyo dushatse n'uburyo twiboneye, ariko dukwiye kugira iyo conscience yuko ugushaka kw'Imana kwamaze kwandikwa. Ni nacyo gituma dukwiye kumenya ijambo ry'Imana. Ariko mwumva ibi nanone, nivuga ijambo ry'Imana ni sensible ku byo ndi kuvuga. Nivuga ijambo ry'Imana ndi kuvuga mu mucyo w'ubutumwa bwiza, mu mucyo w'ubutumwa bwiza. Nivuga ijambo ry'Imana ndi kuvuga Kristo, kuko nicyo ari kubabwira ngo mwarahabye kuko mutamenye bye. Nicyo yababwiraga, kuko mutamenye ijambo ry'Imana, kuko mutamenye ibyanditswe. Irababwira ninjye byanditswe, ninjye jambo waje mu nyuguti, ninjye wanditswe ahangaha. Niyo mpamvu kuba mutaramenye nicyo gituma mwahabye. So arimo avuga iki? Arimo avuga ngo ibi byanditswe byera. Kumenya ibyanditswe byera ni ukumenya Imana, ni ukumenya icyo Imana ishaka. Iyo umenye icyo Imana ivuga kuri buri kintu cyose nk'uko byanditswemo mu mucyo w'ubutumwa bwiza, and I do it, icyo gihe ntabwo nkoze icyo kamere irarikira, nkoze icyo Imana ishaka. So naba ni sure yuko nakoze ibyo kamere ishaka, ahubwo nkoze icyo Imana ishaka, kuko handitswe ngo. I will make it so simple kugira ngo umuntu wese ataba confused, wumva uburyo byoroshye. So it's important to know the word of God.
avuga ngo hariho umutwaro yahaye abagabo batatu itarano mu buryo bukurikira. And please follow me on this one. Ubushiki abambere na mwibuke bikuvuga ngo ni gute menya uko Imana iri kunyobora, ni gute namenya ko Imana igishaka. You don't see it. Abambere uwambere muhitaranisha, uwa kabiri muhitarane bye, uwa gatatu muhitarane imwe. So ababari batatu, umwe abonye itarane eshanu, undi abonye itarane ebyiri, undi abonye itarane imwe. Nagira ngo mubikurikire kuko nabonye n'ibintu ntari narabonye. You see, ikintu nkundira ibyanditswe byera, ushobora revelation progressive, irishurwa rigenda rikura. Ushobora kubonamo ikintu rimwe and then akaba ari cyo wumva mukuru, hagashira igihe, then ukongera ukareba hahandi ukabonamo ikindi and then kikagufasha, ukongera ukareba hahandi ukabonamo ikindi kikagufasha, ukongera ukareba, ushobora kureba ubuzima bwawe bwose busigaye urabona igishya. Nicyo ni kimwe mu by'ijambo ry'Imana. Na mwumva aravuga ngo aba bagabo bari batatu, arababwira ngo nibagende bazibyaza umusaruro, nibamara kuzibyaza umusaruro we ko agiye umunsi umwe ko azagaruka. Nawe niyo kujya muri byinshi, reka ngume kuri izo tarane eshatu. Amaze kuba itarane eshatu, ibi ngibi niko nabonye abantu bose babitekereza, kandi hari ukwibeshya gukomeye. Urebye ushobora kugira ngo uweshanu afite avantage kuwebye, nibwo bisanzwe. Ukanareba uwimwe ukabona ko uwebyire aruta uwimwe, uweshanu of course aruta uwimwe. Ni nacyo cyatumye Bibiliya itubwira ngo uweshanu yaje kuzikoresha azibyazamo umusaruro izindi eshanu ziba 10. nawe ndamugarukaho kuko abantu bamukomera amashyi. Yego n'Imana yaramushimye, ariko ndaza kubereka ubwiru bw'Imana. Nawe icya kabiri nuko uwa kabiri nawe yarazigenzuye izari ebyiri avanamo izindi ebyiri zibenye. Na Imana iri kutwereka n'iki ishaka. Nshaka kumenya uburyo inyobora, nshaka kumenya uburyo iyobora ubuzima bwanjye. Nawe ndi kwifashisha ibyanditswe kugira ngo mwereke uburyo tuyobora, mwereke ijambo Yesu rivuga ngo igituma muhabye, igituma mumeze gutyo ngo nuko mutazi ibyanditswe byera. Ariko ngo muramutse mwumva ibyanditswe byera, ntabwo ari uko mwamera, hari icyahinduka kandi mwagikora muri confident, muzi neza icyo muri gukora. Nikiri kuvuga ngo hariho abo bagabo batatu, na uwanyuma atekereza nk'uko benshi muri twe cyangwa mu isi yose batekereza, yuko ugafite imwe ngo areba kamwe harakareba katari k'abagabo barasuzugura. Ni gute ufata umwe ukamuhesha, undi ugafata gutyo ukamuhebye, maze njyewe akihandagaza akama kamwe, ubu se arumva kimwe kamwe nagakoresha iki? Uyu nuko atekereza. Uwebyiri nawe yumvaga ngo atekereza neza, mu kubyaza umusaruro itarane ebyiri akuramo ebyiri gusa. It's okay. Uweshanu nawe mu kuzibyaza umusaruro akuramo eshanu gusa. Umwami nawe aramushima, nta kibazo, ngo niba ari rwo rwego rwabikira, it's okay. Na mwumva ikintu kimwe gikomeye. I've been listening to script abantu bigisha, okay, hirya no hino, urugero. Oh my goodness, this is powerful. Aho ugana si hafi. Amen. Hallelujah. Amen. Aho ugana si hafi. From this scripture, I'm going to show it to you. Amen. Oh, sabrusha hatakata. Icyo uyu mugabo atamenye. Now, mbere y'uwo mugabo, reka
bamwe batekereza ko hari impano nziza kurusha izindi, cyangwa ubwo ayifite ubwo afite avantage kurusha abandi. Follow me well. Mu by'ukuri icyo ari gukora ni ukubrandinga iye. Icyo ari gukora ari kwamamaza iye kuko yayibyaje umusaruro, ayitwara ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bose bayireba bakabona nta yindi bashaka uretse icyo. Ndetse umuntu akanavuga ko iyo mpano ari izindi zose uzigereranyije. But trust me, Imana ntabwo imeze nk'abantu, kandi mwumve neza, ntabwo Imana imeze nk'abantu. Nta kintu na kimwe wasuzugura giturutse ku Uhoraho. Kuba utarakibyaza umusaruro ngo kigaragaze, niyo mpamvu ushobora kuba ugisuzugura. Ariko umusaruro wacu n'imbaraga zacu, nta nubwo handitse ko imwe ikwiye kubyara ebyiri, nta nubwo havuga ko imwe ikwiye kubyara eshanu, nta nubwo havuga ko imwe ikwiye kubyara ijana. Aratubwira ngo utumva uyu mugani niyumve indi migani yose ibice bimwe by'amarira. Icyo gihe arimo avuga umugani w'umubibyi, arimo avuga ngo ubutaka bwiza, ariko mvuga bwa kane, avuga ngo umutima w'umuntu nibwo butaka bwiza. Imbuto ari ryo jambo ry'Imana rivuye mu biganza byayo ngo ribibwe muri uwo mutima. Aravuga ngo hari uburyo beza imbuto, aravuga ngo umwe yeze 30, undi yera 60, undi yera 100. Mwumve ngo bityo muzajya kuvuga ngo hari uweze 1000, hari uweze 2000, hari uweze 2,000, hari uweze 100,000. It depends. Ntabwo ari ikibazo cy'imbuto. Uru ni urubuto rwavuye mu ijuru, rufite ububasha bwo kubyara no kororoka no kwaguka. Niyo kabaye kamwe gusa ufite kabyara umusaruro kurusha ufite 5. Twese dufata ibihumbi 10 hano, nurangiza utubwire ngo tubibyaze umusaruro. I'm telling you, hari uwizeye yavuga ati njyewe ndashoje, nta kintu ushobora gukora nararya, reka manze cyo muri restaurant mubiteho nibura numve hari icyo nshyize mu nda, ubundi ndatekereza nyuma. There's another one yahita avuga ati nari mfite icyo kuyakoresha, undi ashobora kuyareba akayasuzugura. Iki ni cyo kibazo. Mwumva uyu mugabo yabitaramine, mwumva ikibazo icyo akibajije, ivuye mu biganza byanjye, ivuye mu biganza byanjye, ifite ubuhe bubasha, niye karite ifite, ntabwo yisuzugura ko ari imwe. Iyo yabyara umusaruro wakataraboneka. Yesu Bibiliya tubwira ngo umunsi umwe yabwiye abigishwa babwira ngo uyu munsi hari icyo ushaka gukora, mugaburira aba bantu bari mu bitaro, ngo utabariyemo abagore n'abana. So bavuga ko byari 15 cyangwa se 25 cyangwa 30, mbese byakuzuriye sitani bikayisana. Yesu aravuga hari ibihari, baravuga nabo bihutisha bataye ntabyo kurya. Jesus, yes. Now Filipo aravuga ngo hari umuhungu aravuga ngo cyakora nawe atazi uko biri bugende, cyakora hari umuhungu ufite imitsima 5 n'amafaranga. Yesu aravuga ngo biza, mwumve, biza mu biganza bye. Now listen to me, uyu munsi niwe mubiri wa Kristo. Kristo ari muri wowe.
ya Yesu ntabwo imitsi mitanu n'amafi abiri yananirwa guhaza aba bantu gutekereza muri multiplication nubwo ari kimwe. There is divine capacity yo kubyagura no kubimultiplier. Ako kanya bihaza abantu bose barahaga kandi birasabuka. Nicyo ni kuvuga icyo ashyize mu biganza byawe cyose, icyo aguhaye bavandimwe nubwo ari kimwe kije mu biganza by'umubiri wa Kristo. Niwe mutwe wowe uri umubiri. Tekereza byabyara ibingana iki? Nawira nibyo ni kuvuga nuko mutamenye ibyanditswe byera, nuko mutamenye ibyanditswe n'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu muri limite mu rugendo rwawe ntuzi niba mwe kugikora cyangwa kwiye kugikora. Already Imana iri kubwira ngo nihagira icyiza mu biganza byawe iri gushaka ko kimultiplier. Iri kuvuga ngo icyo ufite ntabwo ukwiye kuguma aricyo cyonyine ufite, gikwiye kwimultiplier. Niko Imana itekereza, niko ibibona. Wumve ngo bibe bihagije bihaze n'abandi benshi bakeneye ubufasha bwawe. Uburyo bwa mbere Imana ituyobora ni mu ijambo ryayo. Without the knowledge of the word of God, ni gute twamenya ko ari Imana iri gutekereza? Ni gute twamenya ko Imana iri kwibwira ibi ngibi? Now listen to me. Ubu ni ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Umuntu wese ureba ukamwifuza, niba ukifuza kugera ku rugero rwe ukaba ubona ari kure yaragusize, wumva utazahagera, bavandimwe mu izina rya Yesu, amaso yawe arafunguka ubona ububasha bw'icyo ufite. Ndahanura mvuga uzareba inyuma ubona uwo watekerezaga ko ari igikaya, ari n'igitangaza, ari kure nk'uko amaso ari ibintu biri kure waramusize, kuko ufite iyo myumvire y'umwana mubyara byinshi muri bice bifite ibihugu. N'iki gituma babye nuko batazi ijambo ry'Imana, nuko batazi ubwiru bw'ibyivuga, nuko batazi ubwiru bw'iby'ubwami bw'Imana. Ibintu tuyita mu bwiru bw'ubwami bwawe ahubwo ngo umeze nk'agabuto ka sinapi, ngo kabibwa kakabibwa ari gato, ngo karangiza kagakura kagahinduka igiti cy'inganzamarumbo. Nibyo ngo bitangira ari bito, bitangira ari bito. Lebura katakashaya nawe ukwiye kubisuzugura ko ari bito, ahubwo ubwami bw'Imana ni ukubukora. Nibyo yavuga ngo nibwo bwiru butangira ari buto, busuzuguritse butagaragara, ariko aho buzagarukira nta muntu n'umwe waheza y'amaso. Uwo ni wo mugabane wawe. Amen. Jesus. Uburyo Imana ituyobora ni mu ijambo ryayo. Uburyo tumenya icyo gukora ko mu bushake bwawe ni mu ijambo ryayo. Nimwitwigisha gutanga why do we give, nuko tuzi ko Imana ibivuga mu gutanga munsi y'isezerano rishya y'umucyo w'ubutumwa bwiza. So we do it because the Bible says you should do it. Ubwo ibivuga turabikora, tubikora tuzi ko atari ibintu bitegetswe n'amategeko, tubikora kuko twayishuriwe munsi y'umucyo w'ubutumwa bwiza. Uburyo bwa mbere Imana ituyobora ni mu ijambo ryayo. Kumenya ijambo ryayo urabikeneye kurusha ikindi cyose. Ubu nibwo buryo twese tuyoboramo, nibwo buryo twese tuyoboramo. Iravuga ngo utoze umwana wawe akiri muto. Ni gute wamenya uburyo urera umwana wawe? Ntabwo umurera kuko ufite umujinya uri kumwitura ibyo bamukoreye, no, cyangwa ngo umuhane kuko urakazwe n'ibindi bintu, no. Aravuga ngo iga uburyo umurera, umuzamura azarinda akura asaza atavuye muri iyo nzira. You learn uburyo umurera wa, because ibyanditswe bibivuga. Ni gute twamenya uburyo Imana ishaka ko dukora? Icyo ishaka ko dukora tubikore dute? Biri mu ijambo ryayo. Uburyo bwa mbere tuyoboramo, itwerekamo inzira, itwerekamo icyo gukora, itwigishamo ni mu ijambo ryayo. Ni nacyo kituzana kugira ngo twunguke
icyo ishaka, kugira ngo tumenye icyo ishaka. Itekereza biciye mu ijambo ryawe. Ubu ni uburyo buri universel ikoresha ku muntu wese akumva inzira akwiye kunyuramo, akumva icyemezo akwiye gufata biciye mu ijambo ryawe. Iyo uvutse ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana, ubuhinzi icyaremwe gishya, ibya kera n'ibyo koko biba bishize, biragabura byose babaye bishya. Iki ni cyo kuri. Wemere ko uko uyingutse ukaba mushya, Imana ifite uburyo budasanzwe kuyoboramo. Bwa mbere n'ubu, kuko ntabwo ari abantu bose bemera ijambo ryawe. Ubwo ngo mubyize ukabyemera nibwo bugiye kuyobora, nibwo bugiye kuyobora. Ni avantage kubyemera, ni avantage kubyizera, ni avantage kuba byakiriye. Kandi aravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni itabaza rishyira ko nazasitara, ndabizi neza ko nazayoba. Itabaza rimurikira ibirenge byawe, sinshobora gusitara, nzamukugana nzi icyo gukora, kuko ijambo ryawe rimeze nk'itabaza rimuritse ahacuza umwijima. Rimuritse ahacuza umwijima, rigacisha ijoro ryose. Nuko ngo hari ijoro hagacya, ngo kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu izabanga mu mitima yawe. Nicyo avuga hano, hari ijambo rituyobora. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora, nicyo cya mbere rikoresha ituyobora. You want to know, niyo mpamvu handitsemo inkuru zitandukanye, ntabwo zandikiwe abandi, zandikiwe twebwe. Ijambo ryawe niryo rituyobora. Ejo tukamenya n'ubundi buryo Imana ikoramo ibintu kubera mu ijambo ryawe. Debora yarabivuze mu bice bye bitanu by'abacamanza, arimo avuga ngo njyewe sinkwiye gutera, kuko muri Isirayeli icyubahiro gihagaragara. Ariko niba wemera ko nera icyubahiro kiraza kuri njyewe, ujya n'umuhanuzikazi. Maze kuko bose bagize ubwoba bati turaguhariye rwara bimwe. Debora arangije aririmba indirimbo ye atubwira uko byagenze, aratubwira imiryango yose uko yagiye ayikoraho yose ikaba. Umuryango wa Rubeni, Abanafutali, arabwira ngo baze barwane bose barihisha. Shabahataka. Ariko aravuga ngo hari icyabaye muri iyo ntambara, ngo kuko abantu ntibakibere, ngo kuko inyenyeri z'Imana zaje imbere ziraturwanirira. Inyenyeri z'Imana, Imana yohereje inyenyeri zirwanya ababisha abantu. Nawe nubizi, Bibiliya ivuga ngo icyatumye ibi byanditswe kugira ngo bitubere akamaro, bitwigishe, dufite ejo hazaza dusanzwe. Bidaturutse mu byiringiro by'umubiri, biturutse mu by'Imana yavuze. Ijambo ryawe nibwo bugituyobora. That is why we come to learn. Niyo mpamvu tubyiga, niyo mpamvu dusaba ukabona ngo aduhishurire, niyo mpamvu dushaka ngo atwereke, ngo aduhuze nabyo, tumwe nabyo, bitwinjire, tubyinjire, turiramye, tumwe nabyo, bituyobore, maze tugende tudasita, tugende turi bazima. Ni gute tumenya ko tudakwiye kurwara? In the word of God. Ni gute tumenya ko twababariwe ni mu ijambo ry'Imana? Ni gute tumenya ko twemera ni mu ijambo ryawe? Ni gute tumenya ko yatubabariye ni mu ijambo ryawe? Ni gute tumenya ko dufite ibyiringiro by'ahazaza ni mu ijambo ryawe? Ni gute tumenya ko dufite umugabane na data ni mu ijambo ryawe? Ni gute tuzi neza ko ijuru ari umugabane wacu ni mu ijambo ryawe? Through His word. Ni gutumuka tuyobora. Ibiri complicated. Ni mu ijambo ry'Imana n'ahambere. Aho n'ahambere ari uburyo 10 Imana tuyobora amasomo n'ubwami. Niyo mpamvu ngo ishaka kutuyobora kurusha uko tubishaka. Iyo ikoresheje ibintu byumvica ahandi, uburyo bwose mpaka ikuyobora, ukira gukunda cyane. Amen. Hallelujah. Nihute ubuhamya bw'imbere mu mwuka wacu. Ibi byita strong conviction. Izi ni conviction z'umwuka mu myuka yacu. Abahamya ibintu
nkubwira kudaturutse mu bitekerezo hano ibyo ndabigarukaho, uturutse mu mutima mw'imbere aho twita mu mwuka w'umuntu. rero ibyo avuga aratubwira mu Baroma 8:17 ubundi buryo Imana ituyoboramo ikuyoboresha ijambo ryayo. ariko hari ibihe bimwe na bimwe igira gutya itiriwe inakoresha ijambo ryayo, noneho ikazana conviction zikomeye mu mwuka wawe. ibyo bintu utabiraye, ibyo bintu utabitekerejeho, ibyo bintu utari wabyigi, uve sade wabyuka waba ugiye ukumva wiyumvishijemo gukora ikintu runaka, ukumva uri konvenki kujya ahantu runaka, ukumva uri konvenki kuvuga ikintu runaka. ubu ni uburyo tuyoboramo. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. udutakisha uti aba data, aba data. ni ukuvuga data data, iriya jambo aba ni data nabyo, so data data. umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana ba turi n'abaragwa. ukuntu twaguhamya kuri bimwe turi convinced ko turi abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaragana Kristo. niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe, so umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. ubu ni uburyo bundi bwa conviction yo mu mutima. Imana ihamya ibintu muri twe, ihamya ibintu muri twe, iguha assurance no hagati mu mura. conviction, strong conviction, conviction zikomeye kuzacaha ukahaca wemye, conviction zikomeye zituma abantu batura ibintu bikomeye, conviction zikomeye mwizari kuri Shadraka bavuga ngo twebwe ntabwo dushaka kucyunamira. niyo wabigenza ute, niba ubishaka gerageza utujugunye, we will not go bow down imbere y'iki kigwamana. izo conviction zo kuri urwo rwego rwo hejuru uburyo Imana ituyobora. kumbe niba arimo babwira mubyemere mujyemo, mubyemere mujyemo, mubyemere mujyemo, maze uyu mwami akubitwe n'inkuba imbere yabo. bajyamo kugira ngo igihugu cyose agihindure. ari gukomeka abahungu batatu kugira ngo bajye. ntabwo ari ubusazi, ni strong conviction iri imbere. umuntu naho yumva no gupfa ntacyo bivuze, agateganya icyo kintu. izo strong conviction uburyo Imana ituyobora. reba uko avuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduha kuko twemejwe yuko, for we are convinced, twemejwe yuko nk'uko umwe apfiriye bose. si uko tubisoma gusa kuri bibiri, turemejwe, we are convinced yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. izi strong conviction nizo ari kuvuga ukwemezwa kudasanzwe muri wowe. uku kwemezwa aravuga ngo umwuka wera, kuko urukundo rwa Kristo ruraduha kuko twemejwe ko uko umwe yapfuye ariko bose bapfuye. yose bino bintu birenze ibintu bisanzwe, ni conviction zo mu mwuka w'umuntu. suri convinced ijana ku ijana, ubizi neza uko umwe yapfuye. Yesu yapfiriye bose. hari abantu bamwe batabyumva wa because nose nako babisoma na conviction irimo, ariko umwuka aratwemeza mu mwuka wacu yuko ibi bintu ariko byagenze. mwumve, aho kugira ngo bibe inkuru bikaba ukuri muri twe. nawe aratubwira ngo kuko gusigwa Yohana 1:22 mwasizwe nawe kuguma muri mwe. hari ugusigwa, anavuga munsi y'umwuka wera, hari ugusigwa mwasizwe kuguma muri mwe. aravuga ngo aricyo kubakorera, aricyo gituma mutagomba kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha. hari inyigisha duhamwe imbere ngo kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose. hari conviction ariko zigendanye n'ibyo bari kutwongorera atwigisha. ntabwo yagushaka gukoresha kongorera kuko hari n'ijwi ryongorera. hano ndi kuvuga conviction, ntabwo ari ijwi uri kumva, tusebwe muri conviction.
audible voice ntabwo ari marayika w'Imana sinari Yesu kwishuriye nta kindi kije tuzemba niyo conviction yo mu mwuka w'imbere ni uburyo Imana ituyoboramo so n'ubusuzugure ni uburyo umwami yaba arimo kuyoboramo na ndagira ngo ngwano kugira ngo mbirangize muri iki gice cya gatatu. Igice cya gatatu cyangwa uburyo bwa gatatu ni uburyo budasanzwe mu bitekerezo. Na hano ndagira ngo nkoreshe iminota isigaye mbere ku buryo Imana tuyobora mu bitekerezo. First ndagira ngo mbere hari itandukanizo hagati y'umuntu wavutse ubwa kabiri n'umuntu utaravutse ubwa kabiri. Iyo tuvutse ubwa kabiri ari Imana iduha gutekereza gushya, gutekereza kwa Kristo ikakuduha. So mwanditsi yanze aravuga ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo mama mube konsa yuko hari gutekereza gushya kwaje muri mwebwe. Bityo niba dufite gutekereza kwa Kristo ni uburyo bwihuta budasanzwe Imana yakoreyemo kuva kera na bugingo n'ubu. Kuva 2:4 abamarayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuntu kiva hagati mu gihuru cy'amahwa arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro n'icyakongoka. Mose aribwira ati mwumve Mose aribwira ati iyo uri gusoma agenda atubwira ngo aribwira ariko iyo ubyize neza wibaza niba ari we wibwiraga cyangwa ari Imana yamubwiraga. Ariko rero aravuga ngo aribwira ati reka nambike ndebe iri shyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atabikishwa no kureba Imana imuhamagara iri hagati muri cya gihuru iti Mose aritaba ati karame. Imagine Mose yabonye igihuru cyaka mu mutima we mu bitekerezo bye hano aribwira ati uwakwigira hariya hafi nkareba ibyo ari byo. Nta mwumve hari option yashoboraga kubona igihuru cyaka akavuga mbonye abazimu agahita yirukanga cyangwa agahunga. Imana yaciye mu bitekerezo bye ntiyabimenya. Nadagira ngo mbege Imana ituyobora mu bitekerezo byacu aho noneho ihakoresha kenshi. Muzi kubera iki Satani ashaka kwataka ibitekerezo byacu kurusha ikindi kintu cyose? Ni igice kiri nete kitari charnel cyangwa ngo kibe spirituel. Ni igice gishobora gukoreshwa n'umubiri n'ibitekerezo bisanzwe cyangwa kikaba cyakoreshwa n'Imana bitewe n'ucyemereye kugikoresha. Ni igice kidasanzwe our mind. Ntabwo cyita charnel kubera ikivuga ngo kuko Bibiliya ivuga ngo to be carnally minded and to be spiritually minded. Kutubwira ngo abatekereza mu buryo bw'umubiri n'abatekereza mu buryo bw'umwuka. So the mind can be spiritual or it can be carnal. So byose birashoboka bishobora kuba iby'umubiri cyangwa bikaba iby'umwuka biterwa n'icyo ushyizemo. So mind yacu tuyihabwira intego. So hano niyo mvuga iki n'Imana ishaka kuyicamo kenshi kuko ari igice kitwegereye kandi cyegereye umwuka w'umuntu. So ni ibintu byiza ko ibitekerezo byacu biba expose tukamenya ko Imana ishaka kubicamo kenshi. Na Satani yakongera amajwi ye kuko tuzi ijambo ry'Imana tukamucecekesha ariko tukumva ikindi Imana ivuga. Na mwumve Satani ashaka kukuyobora mu ijambo ry'Imana. Satani agashobora kukuyobora ngo ukore ibyo Imana ishaka. Ariko Imana ikuyobora kenshi mu bitekerezo byawe akenshi ntubimenye. Uyu mugabo yarimo yiragira yose nta gahunda y'amasengesho yari afite. Yose yaza kubasenga yari kumenya ko Imana ari kumuyobora. Ariko yarimo arimo agiye kubona ngo ni igihugu cyakuwe ariko gishya kidakongoka. Ngo aribwira ati reka negere hafi ndebe ibyo ari. Muri uko kwibwira kiyegera Imana irabyishimiye. Murebe uhita wamagara mbwira ngo Mose ngo aritaba karame. Imagine that chance. Kumbe ni Imana iyoborera mu bitekerezo. Iyo ataza gukurikirwa bitekerezo agahunga he should have missed the chance yo kujya gukora umurimo wo gukura Abisirayeli muri Egiputa. Bayigawe n'igihe cyari cyararenze kuko bavuye hashize imyaka 30
mu gihe isezerano ryavuga ngo bazavayo bafite 400, bivuga ngo muri iyo myaka 30 bari bategereza umucunguzi yari yatinze, yari yarahunze, ibindi yabikoze prematurement. So muri iki gihe Imana yari imushaka urajyayo ryari, harenzeho imyaka 30 yose. Mwumve hano Mose afite imyaka 80, bivuga ngo yagombaga kujyayo afite imyaka 50. Ariko murebe ariza ati imyaka 80 Imana ishaka kujya kumutuma. Iyo myaka 40 mu muza w'imaze ngo aragira. So bivuga ngo muri ya myaka yahunze agomba kumara gusa 10 kwa Yeti, ubundi agahura n'iki gihugu akagenda. Ipareke iki gihugu cyaje na kenshi, ariko ubundi agahunga. I don't know, cyangwa se kenshi Imana agiye mu opportunity zo kugira ngo mutuma. Ariko murebe leta muza bapfuye muri iyo myaka 30 antreta abo umwami yagiraga nabi hagati abo barira baboro. You see, ushobora gusanga umuntu uri kurira aboro gakeneye wowe ari mu bategereje, ariko Imana mu kukuyobora mu bitekerezo na nubyumve ko ari kuyobora. Uko utinda somebody is dying and is waiting for you. So hagati aha nicyo cyabaye ngo Imana itimubwira, irambwira Mose ubwo Imana yishimye no kumagara mu izina. Mose aregera avuga ngo karama wewe umunsi ubuzima bwa Mose burahinduka kandi buramutuma. Ni gute Imana imuyoboye mu bitekerezo? So ushobora kugira muri mu byibwira no ushobora kumeze na Dawidi niko yibwira. Reba Dawidi Samuel wa 2 ibice 7 wa 2 kugeza 6. Mwumve ni ibitekerezo ari kwibwira gusa, ntabwo batubwira ngo umwuka w'Imana no. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dorumba mu nzu ye yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Ubwo yari atekereza uburyo asigaye aba mu nzu nziza, kuko icyo gihe yari yubatse inzu yubakishijwe imyerezi byari biti bigezweho. Iyo byubakaga urumva byubakaga inzu z'abana. Noneho ngo arimo atekereza avuga ati ariko ni gute njyewe mba mu nzu y'imyerezi, ariko Imana ubwo Imana yageraga mu isanduku ikaba mu mahema. Imana ituye mu ihema nje nkabaha ibwira avuga ati ibi bintu burya birakwiriye. Wumve isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose. Did you imagine? And aravuga ngo go and do what is in your mind. Genda ukore ikiri mu bitekerezo byawe. Hirimo kwa inspiration y'Imana. Muri icyo gihe yicaye ari gutekereza avuga ati ariko ni gute ngenda muri aya mazu? It's a simple thought. Nta muntu uzuje, nta garose, nabyo zabizaho kurota inzozi amayerekwa byose zabigaruka. Mwumve anarimo bireba ibyo nta kindi kibaho arimo yimaje. Vuga ariko kuki ibintu bimeze gutya? Kumbe ibitekerezo by'ubumana. All of a sudden uyu ni umuhanuzi noneho uri mu isi y'umwuka. Umuhanuzi wahitaga hano ako kanya akamubwira icyo Imana ivuze. Muri ako kanya namubwira turabizi ninaze mu isi y'umwuka agabisanga ibintu gutekereza n'ibyo Imana ishaka. Turabwira ngo genda ukore ibiri mu mutima wawe. Ako kanya amenya ko ibitekerezo by'ubumana gusa Imana irishima. Yumvise abitekerezo gusa ariko atekereza ibitekerezo gusa, Imana irishima. Reba icyayibayeho, umugabo umwe yibwira Imana nayo ikishima, ariko uri kwibwira. This is amazing. Connection yacu n'Imana iratangana. Genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti uku niko Uwiteka avuze ngo mbese wowe nibyo se koko byabitekerezo watekerezaga? Mbese wowe uzanyubakira inzu yo kubamo? Kweli watekereje kunyubakira inzu yo kubamo? Biri kwibaza ariko ngo genda umubwire wabitekereza kuko uzanyubakira inzu yo kubamo. Nta wundi muntu wabitekereje, nta wundi. Mu mvugo Imana ivuga ngo uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Nimureba murebe ntabwo Imana namurije ngo ntazanywa. Biramubwira ngo amaraso warwanye intambara nyinshi, ibiganza byawe biriho amaraso, ariko umuhungu wawe azanyubakira. Mwumve aha ni naho Salomo yakuye isezerano ry'uko azima, kuko hari Imana yahise kuba ku muhungu we Salomo ari uzayubaka.
ese murazi Dawidi atanga hari intambara ukwiye kwima n'indi. So yari yarasezeranyije Betsheba ko ari umuhungu, ariko byari bikomeye, ariko kuko Imana yabivuze nicyo cyatumye Salomo. Ntabwo hariya byari ukurwana ngo utsinze ngo yime, no, bituruka ku Mana. Imana yarishimye mwumvira ko Dawidi nguhaye umugisha. Iki bitekerezo ko nguhaye umugisha bwa none n'ibihagije. Iravuga ngo nguhaye umugisha gusa wagenda ugira ngo ya you know uza gukomoka nawe muhaye umugisha. Wumve na ni ibitekerezo gusa. Iravuga nawe muhaye umugisha. Akira yakatoya oya nuza gukurikira muhaye umugisha. Imana bitoya ibyo nabyo binakibisira biti uhereye none ntabwo uzabura wicaye ku ntebe yawe ibihe byose. Isezerano ry'uko umuryango we nubwo wagenze nabi wagiye uvamo ukwiye kwima kugeza ubwo Yesu yaje ari umuhungu wa Abrahamu wa Dawidi, igishyitsi cya Dawidi. Mwumve iri sezerano ariko ntiyagira n'icyo akora, yatunganije ibyizo ariko ntiyabikoze. Ibitekerezo he didn't know is led by the Lord. Ibitekerezo gusa Imana itungura mu bitekerezo, we kubisuzugura. Those thoughts ushobora kuba ari divine, probably ukwiye kuzima kwenda ukwiye kugira ubiganiriza. Ibyo bitekerezo ni byiza, Imana irabikoresha kugira ngo yagure. Urebe hano kwari ukubaka inzu yawe, hari ibyo yashakaga kubaka mu bwami bwayo, igakoresha ibitekerezo byawe. Mwibuke twe dufite n'umwihariko muri iki sezerano yuko dufite gutekereza kwa Kristo. Ibitekerezo bya biri divine. Haleluya. Murebe cyane Matayo 9:22. Nuko hari umugore uri mu mugongo wari umaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, ngo kuko yibwira ati ninkora umwenda we gusa ndakira. Did you see ko atari amakuru bamuhaye? Nawe mubwiye ngo nukora, ntiyarose ngo akora, niyeretswe akora, ngo yibwire mu mutima we. Arimo yibwira, ari ibitekerezo n'icyo numvishije inkuru ze zivuga ngo bamwe yabakozeho isi, abandi yavuze ijambo rimwe, aravuga ati njyewe ndakora, njyewe yusi niba umuntu akiza ijambo rye rigakiza, ibintu byose bigakiza, arakureba ugakiza, macambi y'agakiza, ikintu cyose kuri kirakiza, n'imyambaro ye yakiza. Ntabwo hari abantu benshi aravuga ati njyewe sindi bumukoreho ku mubiri kuko cyari ikizira muri Israeli, bakoraho uri muri ibyo ko byanditswe mu bareba. Aravuga njyewe ndakora kunshunga hem hanyuma handi bambaraga amakanzu kera, hahandi hahera ntihagire n'umenya ko nakoze. Birumvikana ko yagombaga kunama agakoraho. Urumva ukoze hejuru ashobora kureba arashaka yiki, ndakora hariya hasi ntanamenye kwa kundi utambuka abantu bakubyina, ndakora hariya ntanabimenye ko ikanzu nitera iry'inyuma ndafataho. Bavandimwe, ngo yisanze yakoze ku nshuro. Izo nshuro zari zaravuzwe mu byanditswe byera atabizi yuko izo nshunda ari amababa zitwaga skirts, zashyirwaga ku myenda y'abatambyi. Aho Imana yavugaga iki, yuko izuba ryo gukiranuka rizarasa riturutse mu mababa. Iryo jambo amababa ryavugaga izo nshuro. Yavuga ko muri ayo mababa harimo gukiza. Igihe yakoragaho ntiyarabizi, we yaratekereje gusa, haravuga reka nikorere ku nshuro, kumva akoze mu ijambo ry'Imana, akoze mu ijambo ry'Imana, akoze mu gukira. Ako kanya ahita bamuzima. Thoughts, ibitekerezo gusa ari byo yibwira. Kwizera niko kwatumye Abrahamu yemera gutanga umwana we kugira ngo apfe, ngo kuko yibwiraga Imana yamugarurira kumukuye mu bapfuye. Thoughts, kumbe ni Imana. Abrahamu ari gutekereza ko ari kuzi ko Imana yamuzura, reka mwice, Imana iramuzura. Ubu niba ushaka gutekereza gutekereza Imana, ntawe yari yabonye abazuka. Kumbe Imana niyo kumuyobora mu bitekerezo, ariko ngo kuko yibwiraga. Ntusuzugure ibitekerezo byawe. What if God is talking to you? Imana
ijambo ryayo tuyobora muri conviction imbere mu myuka yacu no mu bitekerezo byacu. Aho hose na namwe wibona duhaguruke dushima